Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe, Yohani Batisita amaze kuvuka, se Zakariya yuzura Roho Mutagatifu ahanura avuga ati: "Nihasingizwe Nyagasani, Imana ya Isiraheli, kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Yatugoboreye ububasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we, nk'uko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu, maze yibuka isezerano rye ritagatifu, ya ndahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu, azaduha kumukorera ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose y'ukubaho kwacu. Nawe rero wa kana we, uzitwa umuhanuzi w'Umusumbabyose, kuko uzabanziriza Nyagasani ngo umutegurire amayira, ukamenyesha umuryango we umukiro, bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo. Koko Imana yacu igira impuhwe zihebuje, ari nazo zatumye Zuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusura, akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicuku cy'urupfu, kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro." Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.